Turabashuje abakunzi b'Umugano TV, nk'uko bisanzwe iki ni cya kiganiro cyacu. Uyu munsi turabibutsa ko turi ku munsi wa gatatu, wa munsi tubagezaho ikiganiro cy'ikibazo cyabajijwe n'umukunzi wacu. Hari ikibazo cyabajijwe n'umukunzi wacu, ariko ni ikibazo kitari icye wenyine, ahubwo gikunda kwibazwa n'abantu benshi. Icyo kibazo ni ikibazo cyibaza niba umuperiveri narisisike ari umuntu ushobora gukira. Abantu benshi bibaza niba umuntu ufite narisisme mu myifatire ye ashobora guhinduka, cyangwa se mu yandi magambo niba ari umuntu ushobora gukira. Ariko ukuri nyako kuri kure y'icyo ushobora kuba wowe cyangwa se njyewe n'undi baba batekereza. Uyu munsi rero niyo mpamvu ku Mugano TV twabateguriye ikiganiro tugiye gusobanura byimbitse ku bihereranye n'uburyo umuperiveri narisisike niba ashobora gukira cyangwa se adashobora gukira. Kurikira iki kiganiro umenye muri iyi videwo uko tugiye kuganira ku muperiveri narisisike, uburyo ashobora niba ari umuntu ushobora kwitabwaho agakira, cyangwa niba ashobora gukira se byaca mu yihe nzira. Muri iyi videwo tugiye kuganira ku mpamvu umuperiveri narisisike akenshi kwizera ko azakira ari ibintu biri kure, akenshi adashobora guhinduka cyangwa se gukira. Mu yandi magambo, ibyo guhinduka bishobora gusaba ikiguzi, cyangwa se mbese bishobora gusaba ikintu kiremereye. Ni ukuvuga ngo ikiguzi cyo guhinduka ni ikintu kiremereye. Hari ukuri rero abantu benshi baba batazi kuri taransiforomasiyo, cyangwa se kwihinduka, cyangwa se guhinduka undi muntu k'umuntu uri narisisike. Reka rero tutarakomeza ndagushishikariza gukurikira ino videwo kugira ngo nawe wibazaga iki kibazo ubashe gusubizwa. Ese umuntu ufite na periverisiyo narisisike ashobora gukira akaba umuntu muzima, ufite imyitwarire nk'iy'abantu bandi basanzwe, ushobora kumva santima z'abandi akumva n'ize akazitaho? Kurikira iki kiganiro kugeza ku iherezo, urakirangiza umaze gusubizwa neza cyane. Hagati aho ngaho rero reka dutumikire abadutumye. Ni ikigo cy'amahugurwa Life in Fullness. Iki kigo cy'amahugurwa ni ikigo gihugura abantu ku bihereranye na psikoloji. Niba uri wa muntu uhora wizengurukaho, ari wa muntu uhora hari ibintu ukora ntubashe kubirangiza, uri wa muntu uhora utazi icyerekezo cyawe, utazi iyo uva naho ugana, ese hari ibintu byinshi ubona ukabyibazaho ibibazo, cyangwa se ntubibonere igisubizo, cyangwa se ukaba uri umuntu mbese navuga ngo iki, mbese utisobanukiwe muri make. Iki kigo cy'amahugurwa kizagufasha kugira ngo usobanukirwe identite yawe, uriwe nyawe, kongera kwisobanukirwa, kongera kwivumbura, ukamenya uwo uriwe, ukamenya icyerekezo cyawe, ukabasha no kongera gukabya inzozi. Ese hari inzozi waba wari warashyize hasi, ariko wenda arizo zakuganishaga ku buzima bwiza ndetse no ku cyerekezo kigukwiye? Aya mahugurwa ni ayawe. Aya mahugurwa rero amara amezi 3, kandi abantu bafite icyo bakora mu mibyizi batekerejweho. Aya mahugurwa akorwa muri wikendi, samedi na dimanche, guhera saa 3 kugeza isaa 7
z'amanywa. Aya mahugurwa aracyakorerwa i Kigali, ubwo rero abo mu nkengero za Kigali n'abari muri Kigali murararitswe cyane kandi mwihute kuko imyanya iba iri limite. Wifuza rero ibindi bisobanuro wabahamagara kuri nimero 0782 420 625, 0782 420 625. Nimero ndayishyira muri ekara yanyu mu ibara ry'icyatsi, mu gihe ukurikira ino publicité uraba uyireba. Mwabahamagara rero bakabaha, wifuza no mahugurwa bakaguha ubusobanuro burambuye. Reka twikomereze n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, turebe niba mu by'ukuri, dusuzumire hamwe niba umuntu ufite narcissisme mu myifatire ye ari umuntu yagirira icyizere ko ashobora guhinduka. Tugiye kureba rero ikintu cya mbere ari cyo impamvu umupiyeni akenshi ubushobozi bwo guhinduka ntabwo. Ikintu cya mbere cyangwa impamvu ya mbere ni uko umuperiveri narisisike uburyo aba yaratoje fongisiyonoma ye ni umuntu ukunda kontorore cyangwa gufata vora y'ubuzima bw'abandi bantu cyangwa abavigitime biwe. Akunda guhora afite atansiyo y'abandi bantu. Mbese ni umuntu ukunda adimirasiyo, ukunda guhora yashyizwe hejuru. Akenshi ntabwo akunda kureba uko ibyo akora uburyo bibangamira abandi cyangwa bibabaza. Ukuri rero kuri aha ngaha ni uko iyo umuntu afite iyi myifatire cyangwa ibi bimenyetso bya narisisme, impinduka ni mbi kandi ntago ziba zoroshye. Kuri we ni ibintu biba bimuremereye, bimusaba ikiguzi gikomeye. Ibyo guhinduka bisaba n'ikiguzi cyo gukira. Ngira ngo ino ngingo ya mbere irumvikanye neza. Ni ukuvuga ngo umuperiveri narisisike gukira kwe ni ikintu kiba kigoye kubera ya komportoma ye iri kontorora, iba yaramukukiyemo. Noneho n'ikiguzi bimusaba cyo guhinduka ni ikintu kiba gikomeye cyane kuri we. Akunda gutunga admiration, ni ibintu biba byaramugiye mu maraso, ariyo mode de fongisiyonoma ye. Noneho agasanga akenshi kugira ngo azahinduke bimusaba ikiguzi kiremereye, kandi agasanga atazabasha kubishobora, ku buryo noneho we hari n'igihe aba atabona yuko ibyo akora bibangamira abandi. Izo ni impamvu zikomeye zishobora gutuma umuperiveri narisisike adahinduka. Guhinduka rero bisaba ikiguzi gikomeye, harimo kwemera ikibazo afite cyangwa conscience de soi cyangwa connaissance de soi, kwimenya we ubwe, akirebamo akamenya ikibazo yifitemo kandi akiyemeza kugikemura. Icyo ni ikiguzi cya mbere bimusaba, kwimenya, kwisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo sinzi ukuntu ubwo nabisobanura. Ikindi kiguzi bimusaba ni uko agomba kuba afite ubushake bwo kwiga no gukira toroma y'imbere muri we cyangwa se iri mu bitekerezo bye. Mbese agomba kuba yiteguye cyangwa se afite n'icyifuzo. Ibyo bisaba yuko aba yabanje kudekuvura ko icya kibazo agifite, akongera akagira icyifuzo cyo kugira ngo izo toroma zimurimo zamuteye kuba umunarisisike
akagira icyifuzo cyo kugira ngo abikire, akagira n'ubushake, akaba aniteguye gukora icyo bimusaba cyose kugira ngo akire icyo kibazo. Ikindi kiguzi bimusaba ni ukubasha kwishyira mu mwanya w'abandi. Murihangana cyane, nkoze ikiganiro imvura igwa, haraza kuzamo wenda ikibazo mu majwi, ariko ndagerageza tubashe kumvikana. Ukurikira ikiganiro nta shiti arakuramo icyatumye akandaho. Akenshi rero umupiyeni ntabwo ibi byose aba abishaka, kuko kwemera ikibazo afite daboro ni ukubanza kwisura akabimenya, akabivumbura, akamenya ko icyo kibazo gihari, akamenya ko nyine ari umunarcisike, yego izo komporutoma zifite, kandi akamenya ko zibangamiye sosiyete. Kuba afite n'ubushake rero bwo kugira ngo no gutanga ikiguzi cyose byamusaba kugira ngo yiyambure uwo mwambaro yambaye w'ubunarisisime. Ubwo ni ukuvuga ngo ikindi kiguzi biba bimusaba ni uko yishyira mu mwanya w'abandi, akamenya yuko iyo komporutoma narisisike ibangamiye umukunzi we swati, ibangamiye abana be, ibangamiye inshuti ze, ibangamiye abavandimwe, mbese anturaje ye ibangamiwe n'iyo komporutoma ye. Ibi rero birakomeye kugira ngo umuperiveri narisisike azagire konsiyanse, noneho abashe kugenda muri uwo mujyo. Ntago aba ashaka ibi byose, ntago aba abishaka, aba abigenderana kure. Ukuri kw'impamvu yabyo turaza kubireba mu kiganiro. Ukuri kutavugwa rero ni ukuhe? Usanga abantu benshi batekereza ko guhinduka ari ibintu byihuta cyangwa se ari ibintu byizana, ariko narisisike akenshi ashobora guhinduka buhoro cyane, cyangwa se ntanahinduke rwose na gato. Abantu benshi rero bakunda gukura mu mubano n'umunarisisike, bakuramo icyizere, ugasanga kubona umunarisisike adahinduka bibahoza ku cyizere gihoraho, ugasanga ni impanuka za desebusiyo zihoraho, umuntu agahora aba desi kubera iki? Ya masezerano yo guhinduka ahoraho ariko adasohora. Ariko reka tuvugishe ukuri muri iki kiganiro. Umuperiveri narisisike azagusezeranya ko azahinduka, uzagira icyizere, ejo byongere icyizere kibe cya cyizere yakubatsemo kibe kirahanutse, kiguye mu mazi. Aho ngaho uzumva wahemukiwe, wumve wabeshywe, mbese wumva umuntu yagukinnye mu byiyumvo, yakinnye n'amarangamutima yawe. Ariko reka nkwibarize gatoya, hari umuntu wigeze ubona utanga icyo adafite? Tuvugishije ukuri, umupiyeni iyi komporutoma ye iri narisisike niyo mode do siriviye, nibwo buryo bwo kubaho kwe, niko yatoje imibereho ye kuva akiri mu bwana. Twabonye ko akenshi narisisime yidevelopa mu gihe cyo mu bwana. Biragoye ko iyi komporutoma umuntu ayiga akuze, ni ibintu biba byarabaye ine muri we kuva agifite imyaka mikeya kugeza kuri 5 ye. Kandi kugira ngo aguhe ibyo umwitezeho bimusaba kubanza kugira ngo akire ibyo bintu byamwiyubatsemo iyo myaka yose. Uku gukira rero nako kumusaba cya kiguzi abenshi mu banarisisike batemera gutanga, ndetse ni ku bantu bose. Erega gukira, urugendo rwo gukira ntago rworoshye. None imico yose no kuyikira n'ingeso runaka ntago kubikira byoroshye.
noneho rero ibaze komporutoma y'umunarcisike yamwiyubatsemo kuva akiri umwana akayikuriramo ikaba mode de vie, twabonye ko ari nka mode protectrice imubamo, akumva yuko ari ikintu agomba gukomeraho. Uko gukira rero nubwo yamenya ko afite ikibazo cya narcissisme, bimusaba kugira ngo atange ikiguzi kandi abenshi batemera gutanga, aricyo cya kindi twabonye hejuru, kimusaba kubanza kwirebamo akisobanukirwa ibimuri imbere, uwashinyaguriwe ku musaraba, kwisobanukirwa akamenya ibimurimo, agasobanukirwa icyakanguye ibibazo, no kugira ngo, ni ukuvuga ngo sinzi ukuntu nabisobanura, urumva ufashe ibintu byitekeye mu muntu imyaka n'imyaniko, wowe arabivumbuye wenda ntiyari abizi, kandi icyo nicyo kiguzi bimusaba kugira ngo atangire urugendo rwo gukira, bigahita bimusaba noneho kwemera bwa buribwe ibyo bintu kubimenya bihamagara, kuko ababivumbuye noneho agahita atangira n'urugendo rwo gukira, nirwo twabonye narwo ruba rutoroshye. Murumva ko iyi process ni process ndende, kandi rwose tuvugishije ukuri iraryana, ntago iryana physically, ntago iryana iki, ariko tuvugishije ukuri ntago ari ikintu cyakorohera buri wese. Ibi rero ntago ari ikintu ahitamo mu buryo bworoshye, ni ikintu gisaba ubutwari, kigasaba determination. Hari abantu rero benshi babimenya, ariko ugasanga bahisemo kugira ngo borose, bakorosaho bagakomeza ubuzima bwabo, iyo narcissisme yabo igakomeza, ubuzima bugakomeza, ugasanga umuntu arabisazanye kandi abizi neza ko wenda yaranabimenye ko komporutoma ye ibangamiye abantu benshi, ariko akabona nta kintu yabikoraho, kubera ko yahisemo kubigendamo aho kugira ngo akomeze kubabazwa no gukanda icyo kibyimba yavumbuye ngo gishiremo nyirambwa, akemera rero akagipfukirana nayo irimo. Aha rero wakwibaza ngo niba umuperiveri narcissike bimumereye gutya, bimeze gute ku muvictime we cyangwa abantu bari muri entourage yiwe? Ese ibyo bintu wabyitwaramo ute? Wabibamo ute? Dore rero uko wowe niba uri umuvictime w'umuperiveri narcissike cyangwa uri muri entourage yiwe, uburyo wabyitwaramo. Iga kutishingikiriza ku guhinduka kwe, yikubibamo cya cyizere kitizewe ngo nawe wizere ube ku gasongero ngo utegereje ihinduka ry'umuntu. Ikindi cya kabiri kirimibe imbere ibyo kwiyubaka kwawe, iyubake we kurwana n'ihinduka rye. Mbese muri make wihanga amaso guhinduka, wimwitegaho ibyo adafite, please wimwitegaho ibyo adafite, kuko ntabyo afite. Niyo yakira byaba ari ibintu bije, ariko wibimwitegaho, utazarangira ubaye desi cyangwa ubaye nk'uwategereje bisi itazigera iza ugasazira ku cyapa. Tegereza ibikorwa, ntago ari amagambo. Wikitega amagambo, wikitega ibitangaza, mbese wikitega ibidashoboka. Amagambo akuremamo icyizere, nzahinduka, ibiki n'ibiki, yerere, ibi ngibi bishyire hasi, kuko ibikorwa biruta amagambo. Ibyo akubwira ntago ari necessairement kazabikora. Menya ko ubushake bwose waba ufite bw'uko ashobora guhinduka, ntago ari byo bizamuhindura.
ahangaha uramutse ubyizeye ukabishyiraho icyizere cyawe ukavuga uti reka nubwo bimeze gutya reka nkomeze mpangaze azakira, menya ko biba bimeze nko kurwana intambara wamaze gutsindwa kera, kuko gukira kwe ni ubushake bwe, ni n'intambara ye bwite, ntabwo ari wowe uzayimurwanirira. Kandi hejuru twabonye ikiguzi bimusaba ko ari ikiguzi kiremereye abenshi badakunda gutanga, agahitamo kubaho muri ubwo buzima bw'agakingirizo bubangamiye abandi, kandi nawe mu by'ukuri ntabwo aba abayeho neza. Ntabwo umunarcisike nawe ari umuntu wavuga ngo ababayeho neza, ababayeho mu buzima bw'ikinyoma, agaragaza ko ibintu ari tayari ariko muri we nawe abagurumana, ariko ahitamo nyine hagati y'ibintu bibiri nyine bimurya, ahitamo kimwe kimuzanira inyungu, kuko we wenda aba afite ibyo akora byose muri za manipulation n'ibiki, uburyo yoroshya ubwo buribwe, ariko komeza uburibwe bwo gukira agahitamo kugira gute, kubishyira ku ruhande. Ese wowe udukurikiye muri iki kiganiro, waba warigeze guhura n'umuntu wahoraga aguhumuriza ko azahinduka ariko bikarangira ntacyo byagezeho? Ese niba byarakubayeho wabyitwayemo ute? Dusangize ibitekerezo byawe kugira ngo natwe twige, twibuke ko hano ari mu ishuri ryo kugira ngo dusobanukirwe, tumenye, tubone kubaho neza, kuko twabonye ko ibintu utazi bikuyobora nk'ibigutwaye ku kagozi. Ntabwo ushobora gukira indwara utazi, niyo mpamvu na consultation ibaho. Ibitekerezo rero byanyu birakenewe kugira ngo dukomeze twigire hamwe. Iki kiganiro rero ngera ku musozo navuga ngo ukuri gukubiye muri iyi nyigisho ni uko PN ashobora guhinduka ariko bikaba gahoro cyane, cyangwa ntahinduke na gato. Izo ni possibility ebyiri. Ashobora kudahinduka na gato nubwo yabikwizeza, ashobora no guhinduka nabwo ariko gahoro cyane. Kwiyubaka cyane nicyo cy'ingenzi kuri wowe ubwawe utari pervers narcissistic. Wikita kuri perversion narcissistic iri mu muntu wawe, ita ku kwiyubaka kwawe, nicyo cy'ingenzi, kuko nuyitindaho uzamukererwaho kandi n'ubundi nta kintu bizakungura au final. Ntukishingikirize ku wundi muntu ngo agene amahoro yawe. Twabonye ko pervers narcissistic arakujagaraza, akagutuna iburyo, akagushyira hejuru, agashyira hasi, agashyira hirya, agashyira hino. Rero wikishingikiriza ku muntu kugira ngo agene amahoro yo mu buzima bwawe. Intambara yo kwiyitaho ni iyawe, kwiyubaka kwawe ni ukwawe, amahoro yawe ni wowe uzayiha, wiyitega kuri pervers narcissistic. Niba rero iyi videwo igufashije kumva umunarcissistic impamvu adashobora gukira, cyangwa se ukaba hari ikintu gishya wungutse ku bunarcissisme, sangiza abandi iki kiganiro kandi wandike muri comment igitekerezo cyawe, kandi ntugende udakanze subscribe no kukazogera ka notification kugira ngo ibiganiro byacu duteguye bijye bikugereraho igihe. Muri make nsoza navuga ngo ikintu cy'ibanze hano ntago ari ukumenya niba narcissistic akira, ntago ari ukumenya niba narcissistic adakira, ahubwo ni ukwiyitaho ku giti cyawe, kuko twabonye ko nubwo ashobora gukira ariko pourcentage yo gukira ni ntoya cyane. Kubera iki? Twabonye ko gukira ari ibintu bimusaba ikiguzi gikomeye kigoye kugira ngo akibone. Ni ukuvuga ngo bimusaba kwimenya, akiyinjiramo, akisobanukirwa, agasobanukirwa bya bikomere byamuyoboye kugeza ubwo abaye umunarcissistic, akagira ubushake bwo kugira ngo abikire, yarangiza agatangira rwa rugendo rwo kubikira. Ni nko kuvura please igisebe cyabaye nk'iki, nk'umufunzo.
ni ikintu rero gukora biremerera abantu benshi, urwo rugendo ruraremereye, ni nko kuvumbura ikiguri cy'intozi, ibyo ngibyo arabirenga agakomeza ubuzima bwe. Niyo mpamvu azaguha kenshi icyizere y'uko azahinduka ariko ntibibeho. Iyubake rero, we kwita ku kuvuga ngo umunarcisike azahinduka ntazahinduka, kuko porosantaje ye yo guhinduka ni ntoya cyane, n'impamvu turazibonye. Reka rero tubasezereho, dusoreze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ahangaha, naho akagaruka kandi tubibutsa ko tubakunda. Ni uw'ababyeyi Judith, buri munsi muba muri kumwe kandi ndababwira ngo ndabakunda cyane. Mwebwe mudukurikira, muduhe ibitekerezo byanyu, turizera yuko igisubizo cy'uyu munsi cyageze ku mutima wakibajije ndetse n'undi wese wakibazaga. Naho akagaruka rero mu kindi kibazo ni ku wa gatatu w'igitaha. Bye bye.